turaza kumenya CTR cyari cyo, impressions, turaza kumenya AVD bimeze bite, turaza gusoma graphics, ni gute tubasha kumenya audience retention, ni gute tubasha kumenya imibare yose video yawe yinjiza, n'ama likes n'ama comments, buri kintu cyose. Anga tugiye kureba uko biba bimeze, nuko YouTube cyangwa se algorithm ya YouTube ibyifashisha mu kuba yagufasha cyangwa se yazamura video yawe. Nitwa Nakana Creative barugambira ugeze hano kora subscribe kuko uzajya wiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo waribyaza umusaruro n'uburyo wakwirinda ngo utagushyira mu bibazo. Vuga ku bintu bijyanye na technology, ikoranabuhanga, artificial intelligence n'ibindi bijyanye nabyo. Niba ari ubwambere subscribe, niba sanzwe uzahanga uko utarakora subscribe please bikore. Ntucyorwe gusharinga, ntucyorwe gukora kuri comment, ntucyorwe gushyira kuri like. Umunsi tugiye kurebera hamwe uko bakoresha YouTube analytics. Analytics nari ama graphics n'imibare igufasha kumenya uko YouTube yawe ikora cyangwa se performance ya YouTube channel yawe, yaba kuri video ubwayo cyangwa se na channel muri rusange. Ari byo tugiye kurebera hamwe. Ni gute ushobora gufata umwanzuro wo guhindura thumbnail, biba byagenze gute, ni gute ushobora kureba niba channel yawe iri kuzamuka cyangwa se iri kumanuka, ni gute ushobora kumenya uko uhindura content niba yo nishari yawe cyangwa atari yawe. Abantu bose bafite ama YouTube channels badasobanukiwe aya masomo ntagucike uko azakugirira umumaro ukomeye cyane mu gutera imbere kwawe cyangwa se mu kumenya uko uje managinga channel. Reka dutangire rero iyo shema nkuko muri kwibona imbere yanyu murayimenyereye mwese. Iyo niyo irepresenta YouTube analytics, niyo mibare abantu bize mathematics na statistics barabizi by'ama graph by'uburyo bari presenting ama datas. Hano tugiye kurwana n'icyo bita datas. Data nicyo kintu computer ikoresha cyangwa se na algorithm cyangwa se na artificial intelligence, ikintu cyose gikoresha ikoranabuhanga gifata imyanzuro gikenera datas. Uyu munsi tugiye kwiga noneho algorithm ahantu yibera. Ni muri biro yayo tugiye kwinjira mu bya algorithm turebe ni gute ifata imyanzuro, kubera ko iyo uzi gusoma analytics ushobora gufata imyanzuro iri butume algorithm afata indi myanzuro itandukanye niyo yari yafashe. Nuko ngo analytics ni ikintu gikomeye cyane nk'abantu bakora akazi ko gukora digital marketing, bafasha ibigo bitandukanye, ama society cyangwa ama company cyangwa se ama agence ukora ibintu byo kwamamaza, bakuba bafite tool nk'ingi. Iyi ngi niyo tool kuri tool navuga ngo ziri kuri internet ikomeye cyane, ikoze neza cyangwa se tracking ibintu byose, kuko tracking buri kantu kose. Nk'iyi tool ni mu bintu bikomeye ubashije kuyumva, nuko ushobora kumva ubuhanga bw'abantu bagabo bafite YouTube n'uburyo udashobora gupfa kuzamuka muri YouTube uko biboneye. Aha ngaha niho hafatirwa imyanzuro, niho algorithm isigasoma, nawe nubasha kumenya kubisoma bizagufasha guhindura imyanzuro imwe n'imwe wafashe kuri channel yawe. Hari nubwo ushobora gusanga nisha wafashe ugomba gutihindura yose, cyangwa se ukavuga ati wenda reka ngumemo nibyo ndi gukora, wenda hari ikosa rimeze gutya nagomba gukosora kugira ngo ameze gutanga content zituma algorithm inzamura. Reka rero dutangire. Nidutangira murabona screen ya mbere. Iyi screen mubona ngaha ni overview. Ibumoso muri kubona screen, iburyo muri kubona screen y'umukara, iriya niyo nakuye muri telefone, mushyiraho noneho niyo nakuye kuri computer cyangwa se iya computer. Nagerageje kuzivanga n'andi macano yandi nkoresha y'abandi atara yanjye, nagerageje kuvanga kugira ngo mbashe gutanga nyine result zishoboka zituma umuntu yumva algorithm cyangwa se analytic. Ko analytic kuyumva urabamaze nkuko algorithm itekereza, uraza kumenya impamvu algorithm itekereza uburyo itekereza mugira ngo ikuzamura cyangwa se ikurekere aho uri cyangwa se inagu shadow banning bitewe. Hanyuma ikintu cya mbere uzabona, sinzi niba mukoresha cyane telefone cyangwa se mukoresha cyane computer, ariko njewe akenshi nibanda kuri computer kubera ko nababwiye ko iyo nshatse gukora ibintu biri professionnel cyaka ibikoresho biri professionnel. Nawe niba uri muri business, YouTube nka business, ni byiza ko ubasha gukoresha computer. Uzashaka computer azajya gufasha kureba ibintu byose. Overview uvuga ngo muri rusange channel sange iyo ufunguye bataguhereza i graphic cyangwa se batuguriza izi statistics cyangwa se iyi mibare uyifunguye, yaba kuri telefone yaba no kuri computer. Ibumoso hari computer, iburyo ku mukara hari telefone. Reka ze turebere hamwe ugifungura ibintu bufite imbere yawe ubasha kubamenya. Nifashishije urugero mfite hano imbere yanyu, bari kubwira ngo mu minsi 28 wakoze, biragaragara ko channel yawe yakoze neza. Wari ufite views 312 n'ibice, hanyuma ufite watch time 17 amasaha, ufite na subscribers biyongeye 2000
na 300 uwinjije amayero 100 tugendeye kuri ibyo bintu byose ufite imbere yawe. Hasi akaba ariho graphic, iyo graphic akaba iri kwereka performance yawe muri iyo minsi 28 n'ubundi turi kukuvugamo. Iburyo uratubona ahantu hari real time. Ndaza gusobanura real time ni ibiki. Real time ni uburyo channel yawe muri ako kanya uri kurebaho, ako kanya uri kuyisoma cyangwa se uri kurebaho biri kugenda gute, byifashe bite. Iriho aba subscribers bakakubwira umubare, iri views muri aho kanya uri kureba, amasaha 48 uhereye uwo mwanya uriho hinjiye views 22,000. ndi kuvuga urugero nkoresheje iyi ngiyi example mfite hano imbere yanjye, gusobanuriye ibyo uzabonaho n'uwinjira kuri overview ya channel yawe. Hanyuma hariya haba hari izo twita tab, turi kuri tab yitwa overview, ni ya mbere na mbere nyine ugifungura channel yawe. Noneho iruhande rwayo haba ahantu handitse ngo content, kuko turi muri analytic. Noneho nyuma ya content hari audience, hakazana revenue, hakazana inspirations. Turaza gusobanura buri kantu kamwe. Mu bintu uzasanga hano muri content zawe, munsi yaho hari ahantu hari ibara ry'umukara jishimye, sinzi na muri kureba, hari ahantu hari ibara ry'umukara bivuze ngo ni all. Ese ushaka kureba ibi content zawe zose, baguhereze statistique y'ama content yawe yose, performance ya content zawe zose baziteranyije, yego. Cyangwa se ukavuga ngo nshaka video gusa, nshaka ama shorts mu gihe uyafite, nshaka live mu gihe ukora live, nshaka post mu gihe ukora ama post, baguhereza nyine ama statistique ajyanye na post yawe uburyo ya performance, baguhereza n'ama playlist yawe wakoze uburyo ya performance. Ni it's up to you. Ngenda jya mvuga kuri overview no kuma video, ntago tujya mu short, ntago twabirangiza, ntago twaza bivamo ni byinshi cyane tugiye kubyinjiramo in deep. Hano bakwereka niba turi kuri content ariko tukavuga zose hamwe tuziteranyije, mutwereke statistique. Barakubwira ngo wagize aba new viewers, abantu bashya batari basanzwe bazi content zawe, umubare hariya. Kuri video bakwereka ni muri murongo mubona wa violet. Mukabona no kuri live stream bakakwereka abantu bashya batari basanzwe bazi channel yawe na gatoya n'uwo mubare. Returning viewers ni abantu bawe basanzwe bazi ibintu byawe, barebye ibintu byawe, bagarutse kureba ibintu byawe. Nibyo nikora akantu ko hagati ni iriya box yo hagati irimo umubare murabibona. Noneho mukareba n'aba subscribers. Aba subscribers ufite biyongereho mu minsi 28, hiyongereyeho 54 kuri live stream yakwinjirije aba subscribers 26. Urukubona baguhereza statistique cyangwa se imibare performance ya channel yawe. Kuri video yawe hinjiye views izingizi mu minsi 28, live stream yawe yinjije views izingizi. Nkungu urabona ko njewe nkurikije iyi graph iri hano imbere yanjye, niba video zisanzwe zarinjije 2900 views, now live stream zikinjiza 2500 views. Urumva byose byarajuwe hafi 50 kuri birenda kunganya umubare wa performance cyangwa se w'ibintu byinjiye kuri channel yanjye kubijyanye na views. Noneho kuri content wa postinze cyangwa se washyize hanze, barakubwira hari published content, barakubwira ngo washyize hanze video zisanzwe 5 mu minsi 28 mu kwezi. Noneho ukora live stream 8. Mwibuke ko turi kureba hehe mu kwezi kumwe. Ugushatse wabiteranya ukaba content nashyize hanze ni 13 mu kwezi kumwe mu minsi 28. So ukamenya ukuntu wa performance. Akuna nagace kamwe nitujya kuri content kurikiraho video performance ya channel yawe muri rusange, nangwa ari video imwe. Barakwereka muri performance ya channel yawe videos zawe zose ni iriya mibare muri kubona imbere yanyu. Muri kubona ko harimo views zinjize muri video mu minsi 28 hinjiye views 2900. Urumva ni nkeya cyane. Ndabeshe niba nabonye ko mu minsi 28 hari video 13 zikaba zanije views 2900, wala nuvuga ngo ni nkeya cyane. Nuko nguko umenya performance yawe. Ese niba arinje video 13 views 2900 is not enough, then ukamenya umwanzuro ufata. Hanyuma impressions wagize mu kwezi kumwe cyangwa se mu minsi 28 ni 54 n'igice.
hanyuma tugiye kuri impression click through rate ni 8%. Average view duration AVD ya channel yawe, ese ugereranyije muri rusange video zose washizeho mu minsi 28 bazimazeho iminota ingahe ugereranyije, tutitaye ko ufite video imwe ifite isaha indi ifite iminota 5, zose hamwe tugereranyije muri rusange icyo twita average. Ubusanzwe muri abantu batazi uburyo bakarikira average ufata umubare w'ibintu byose byinjije cyangwa se bifite ukagabanya umubare w'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo urugero niba video zanjye bimwe ifite iminota 5, indi minota 10, indi saha, indi minota 25, ndateranya imibare iminota yanjye yose hamwe, nimara kwiteranya ngabanya umubare wa ya video mpita mbona rero uyu mubare wabo bita AVD. Nizere ko kantu mukumvise. AVD boneka gute? Ni moyenne. Utaza kuvuga ngo ngo ni gute se ko banditseho iminota 9 kandi ari video mfite yarebwe iminota 15. Ntabwo ari gutyo babara iyo bari kubara moyenne cyangwa se ibi ngibi. Nizere ko iyi graph nta muntu uzongera kwigiraho ikibazo icyari cyo cyose. Munsi y'iri ya graph nuba wafunguye dashboard yawe, niko twita dashboard. Nuba wafunguye dashboard yawe uraza gusanga munsi ya biri amaze kukubwira y'iri ya graph hari izi graph zikurikiye hanga.